Inshuti bakunze ba Hoziyana TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino. Turabizi neza ko mudukurikira 5 kuri 5. Nk'uko rero mubizi, buri muntu wese akeneye mugenzi we kugira ngo abashe gutera imbere. Ndagukeneye, nawe urankeneye, turakeneranye. We all need each other kugira ngo tubashe kugera ku nzozi zacu. Aha, reka rero nizere ko mumeze neza mwese aho muri, cyane muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19, aho turi muri gahunda ya guma mu rugo. Reka nkomeze kwizera ko mumeze neza kandi no kubabwira ngo mukomeze gukomera ndetse no kurushaho kwizera Imana. Kuri uyu munsi rero abakunzi bacu Hoziyana TV yabatekerejeho. Kuri uyu munsi tukaba twongeye kugaruka tubafitiye inkuru iryoshye mw'abantu mwe. Ni inkuru iryoshye, tuzi neza rwose ko abantu benshi cyane abakunzi b'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana ndetse n'abandi bantu muri rusange, tuzi neza rwose ko iyi nkuru iza kubagwa neza. Reka mbabwire mw'abantu mwe, ndababwiza ukuri rwose, ni ibintu abantu bifuje igihe kirekire. Abantu barabitegereza, abantu barabisaba, abantu ndetse bagera naho babisengera. Hari bamwe rwose tuzi ko bagiye babisengera kugera ubwo rwose n'ababyeyi b'uyu muramyi tugiye kubabwira bagezaho babimusabira mu ruhame, cyangwa se imbere y'imbaga nyamwinshi, bamusaba rwose ko yakora ikintu nk'icyo yamaze guhishura. Uwo rero ninde? Umuramyi Patient Bizimana. Patient Bizimana uzwi mu ndirimbo zigiye zitandukanye, menye neza, ubwobuntu ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Umuramyi uzwi cyane wamenyekanye mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kubw'impano Imana yamuhaye yo kuramya Imana. Kuri ubu ngo yaba atakiri umuseribateri. Nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru igihe.com, ndagira ngo tubanyuriremo mu ncamakeya ibyo umuramyi Patient Bizimana. Murabizi neza ko uyu muramyi uzwiho cyane igitaramo cya Easter Celebration yatangiye mu mwaka w'2015. Cyakaba ari igikorwa gikomeye cyane gikunda kwitabirwa ndetse n'abantu benshi cyane. Iki gitaramo cyangwa se iki gikorwa ngarukamwaka yagiye atumiramo abahanzi bakomeye, abahanzi b'ibyamamare bikomeye muri music ya gospel. Uyu muramyi Patient ariko ibyo byose akaba yarabikoraga ari umuseribateri, ari umuntu wari ukunzwe n'ingeri zitandukanye, akunzwe n'igitsina gore, akunzwe n'igitsina gabo, akunzwe n'abana ndetse n'abasheshe akanguhe. Uyu muntu abantu bose akaba ari umuntu abantu bifurizaga ibintu byiza, kuba bamubona rwose nawe yaba ashoboye kuba yahindurirwa stati cyangwa se profile nawe akagira urugo. Murabizi neza ko mu gitaramo cya mbere cyabereye muri parking ya Stade Amahoro mu Nyaribanje, yemereye Bizimana inka ariko anamusaba gushinga urugo bitarenze 2018. Yageze ati, ndashimira Patient nabo bafatanije badushimishije. Umwaka ushize mu gitaramo cyawe cyabereye muri Kigali Convention Center kuri wa 17 Mata 2017, naguhaye inka ubire konsa. Ngiye kuguha n'indi ariko ndashaka ko uyibyaza umusaruro. Tuzajya tuza tukavuga ko tugiye mu rugo kwa Patient Bizimana. Uyu wabivugaga, uyu ni umubyeyi wa Patient Bizimana, papa we umubyara niwe wavugaga aya magambo, ayavugira imbere y'abari bitabiriye icyo gitaramo kuri uwo munsi.
kuva icyo gihe Patient Bizimana wakunze kugira ibintu bye ubwiru cyane ku bijyanye n'urushako ntiyigeze agaragaza gahunda yo gushyira mu bikorwa ubusabe bwa se. Uwamubazaga kuri iyo ngingo igisubizo yatangaga ni kimwe, yagiraga ati ngomba kubahiriza ibyo yansabye, turabyizera ko bizaba. Amakuru rero yizewe avuga ko uyu muhanzi ari mu rukundo na Gentille Karamira Uwera ndetse bari gutegura kurushinga. Inshuti za Hoziyana TV murabyumva rero ko yari inkuru rwose ishimishije, ngeze aha nasa nk'uwiruhutsa gatoya nkishima nkaseka cyane ko nzi ko ari ibintu rwose abantu benshi twagiye twifuza ndetse natwe turimo nk'abanyamakuru ba Hoziyana TV, kuko uyu mugabo rwose ari umugabo wafashije imitima y'abantu benshi. Mu minsi yashize rero hagiye havugwa amakuru mu ngendo z'umuhanzi Burayi, aho yakoreye ibitaramo yabaga agiye gusura umukunzi we. Murabizi nyine umuntu w'umuhanzi w'umusitari w'umukozi w'Imana w'umusore afashe urugendo, abantu bagomba kuvuga ibintu bitandukanye. Amakuru rero afitiwe gihamya nk'uko igihe kibitangaza ngo nuko umukobwa ukundana na Patient Bizimana atuye muri leta ya Amerika ya Tennessee muri Amerika. Yes. Ibi kandi dukomeza tubigarukaho tugaruka nuko uyu muhanzi Patient Bizimana yagize ibanga rikomeye cyane mu by'urukundo rwe n'uyu mukunzi we Gentille, dore ko ngo yamaze no gukora umuhango wo gusaba no gukwa. Ubu ngubu Patient ni umugabo ufite umugore wemewe n'amategeko. Patient rero ni umugabo byemewe n'amategeko kuko yasezeranye na Uwera muri Kamena 2019. Ni umuhango wabaye ubwiru bukomeye uhezwamo itangazamakuru ku buryo rwose ngo no kubona ifoto byari ikibazo gikomeye. Rero Patient nta tariki azakoreraho. Patient Bizimana azakorera ubukwe. Yes, amakuru ava nta tariki y'igihe Patient Bizimana azakoraho ubukwe mu mbabarire, ariko amakuru ava mu bantu be ba hafi ashyira ku kuba bushobora kuba mu mpera za 2020 coronavirus nitanga agahenge. Urumva rero ko nyaboneka iki cyorezo nacyo cyasunitse ibintu byinshi birimo rwose n'uyu mushinga ukomeye w'uyu mukozi w'Imana Patient Bizimana. Twagerageje kuvugana rero n'uyu Patient kuri telefone mu butumwa bugufi babwandikiye, yamusubijeho. Iki ni igihe kiri cyabivuze nk'uko natangiye mbivuga ko inkuru twayikesheje igihe. Patient Bizimana yavuzwe mu nkuru z'urukundo na bamwe mu bakobwa barimo nabo basengana. Uwavuba baciye amarenga yo gukundana ni Deborah. Bibutse ko uyu Deborah w'amahoro Masasu yamaze we kurushinga, akaba ari umukobwa wa Apotre Joshua Masasu uyobora itorero Restoration Church kwisi. Patient Bizimana yagiye avugwaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mu rukundo, suwe gusa hari n'abandi bakobwa bagiye bavugwa rwose kuri uyu musore, ariko kuri ubu ngubu ukuri kukaba kwamaze kujya ahagaragara. Ukuri kwamaze kujya ahagaragara. Uyu Patient Bizimana kuri ubu akaba atakiri umusore, akaba yibitseho Karamira Uwera Gentille utuye muri leta ya Tennessee muri Amerika. Rero bakunze ba Hoziyana TV murabyumva nyine ko ari ibintu biba bimeze bityo, ni ibintu biba biryoshye muri ubwo buryo namwe murimo nyine mugenda mubyumvamo. Rero
reka tubwire Patient Bizimana tumubwire ngo congratulation rwose iki ni igikorwa cyiza twagushimira kandi rwose dusaba n'abakunzi ba gospel n'abakunzi b'uyu muhanzi by'umwihariko gukomeza kumusengera ndetse rwose no kumushyigikira mu buryo bwose kugira ngo n'ibindi bikorwa bisigaye bizarangire mu mahoro. Reka rero Hose na TV tugana ku musozi wacu w'iyi nkuru tubashimire wewe washoboye kubana natwe tukwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ukurikirana ibiganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel. Mwibutse ko ugomba no gukanda akazogera kari ku ruhande kugira ngo bijye bikorohera kubona buri kiganiro cyose dushyizeho. Mwari kumwe nanjye rero Eric, mukomeze kugubwa neza kandi mukomeza rwose kwihangana cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo kandi tubifuriza rwose no kubahiriza gahunda za leta. Murakoze.